Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze bipfurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse rero muri studio kuri isa cyangwa se kuri uyu munota tugiye gukurikirana akantu ko kandi byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, ibikomeje kuvugwa ndetse no kugarukwaho ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'ingenzi agezweho kuri buri umwe uwo ari we wese. Ni imirwano rero ikomeje kumvikana mu bice bitandukanye bya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ubona ko ari n'ibintu byamaze gufata indi ntera cyangwa se byamaze kugera ku rundi rwego, kubera yuko imirwano yabaye ikarishye, urugamba rwabaye urukomeye. Bimwe abantu bitaga rwose ko ari imirwano yoroheje ubu byamaze guhinduka imirwano yuje ingufu z'umurengera. Harimo kubaho gufata ibikoresho, gufata abarwanyi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Sasa rero kuri uyu munota nkuzaniye amakuru yandi yihutirwa cyane cyangwa se y'ingenzi amaze kuba yatugeraho rwose kugeza kuri izi saa cyangwa se kugeza kuri uyu munota. Murabizi ko hano muri Rubaya imirwano yongeye kumvikana cyangwa se yongeye kumvikanira gukozanyaho hagati ya AFC 23 ndetse n'uruhande rwa leta y'Kinshasa. Barahanganye kuva za Kibabi aho hose, nyuma yuko higaruriwe ubu kuva muri tuno duce haragenda habaho ibitero shuma. AFC 23 iragaba ibitero shuma, ndetse kandi nanone FARDC nayo iryamiye amajanja nyuma yo kumenya ko bari hafi cyane n'umwanzi. Ubu tuvugana amakuru arimo kutugeraho cyangwa se amakuru angezeho uyu munota aravuga yuko ari imirwano imaze kuba gukozanyaho gukomeye cyane kwabaye hano hafi na Rubaya, ariko bikavuga ko ngo ibyabayeho ari abarwanyi ba M23 cyangwa se zino nyeshyamba bagize batya bagaba ibitero hano muri kano gace, karimo ingabo za leta ya Kongo. Gukozanyaho biba ibindi, ariko mu by'ukuri icyaje kuba cyabaho cyangwa se amakuru arahamya neza ko bino bitero by'inyeshyamba za AFC 23 habaho ko binitararizwa cyangwa se bishyirwa hasi. Noneho amakuru avuga ko ari ibikoresho bifatiwemo, ndetse si byo gusa, ndetse biravugwa ko hari n'abarwanyi babigendeyemo cyangwa se babitakarijemo ubuzima, kubera yuko abari bagabye ibitero ntabwo bibashije kuba byagera ku ntego. Hanyuma ndaje nkubwire n'andi makuru akomeye cyane y'ingenzi, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC birimo gutangazwa yuko bafashe icyitwa communication yose barayikata muri Rubaya ku ruhande rw'inyeshyamba za AFC 23. Ubu biragoye gukominikana yaba ku muturage uri muri Rubaya, dore ko abaturage murabizi ko babujijwe gusohoka muri bino bice, kubera yuko bavuga bati abaturage nibasohokamo nta muntu n'umwe uzasigaramo adufashe kurwanya intambara. Abaturage bashaka no kudafata intwaro, ariko urumva ko kugaba ibitero mu bice nk'ibingibi birimo umubare mwinshi w'abaturage biraza kugora cyane FARDC. Kugeza n'uyu munsi ibitero twakabaye twaratangiye kubyumva muri Rubaya imbere indani, ariko habayeho ikibazo cy'uko Rubaya yuzuyemo abaturage. Abavuye muri bice bya za Kinigi, za Cyugi ndetse n'ahandi bagiye bahungira Rubaya, bagezemo basangamo n'ubundi n'abandi basanzwe bibera hano za Rubaya, bose babura gukomeza ngo berekeze mu bindi bice bakize ubuzima bwabo ndetse n'amagara yabo. Ubu abo bose bakaba basa nkaho bafungiye muri Rubaya. Sasa rero biravugwa yuko itumanaho muri kano gace ririmo kugenda nabi ku buryo buhagije, yaba guhamagara yaba gukoresha imiyoboro ya internet. Bikavugwa neza ko ibi bishobora kuba birimo guturuka cyangwa se birimo guterwa no kuba igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse bafatanyije baba bashyizeho mu by'ukuri systeme yo kujaminga itumanaho, cyangwa se byashoboka ko hari bimwe mu miyoboro y'itumanaho yaba yangijwe na runo ruhande. Ibi rero biraza kuba imbogamizi zikomeye cyane kuri AFC 23, kubera yuko aba barwanyi bakeneye itumanaho kurusha ibindi bintu byose. Bakeneye itumanaho kurusha ibindi bintu byose, cyangwa se kurusha ikindi cyari cyo cyose gishoboka. Birabasaba ko bavugana na bagenzi babo. Bivuze iki rero? Bivuze ko AFC 23 ubu tuvugana ihagaze mu rungabangabo, ihagaze mu by'ukuri mu kaga gakomeye cyane hano muri kano gace ko muri Rubaya, ko muri teritwari ya Masisi, nk'uko amakuru arimo kurushaho kugenda tugeraho.
AFC M23 yatangaje yuko iherutse kugabwaho igitero gikomeye cyane na drone muri Bwito, aha ni muri teritwari ya Rucuru, ndetse bemeza ko ibiro byahoze bikoramo ubuyobozi muri kano gace, mu by'ukuri biro de chefferie Bwito, biro chefferie de Bwito, aha muri kano gace ngo yangijwe. Yewe banagezaho bavuga yuko cyangwa se banagezaho batangaza yuko muri kano gace kubera imirwano yahabereye, kugeza kuri ubu ngubu bivuga ko ari abaturage bashobora kuba baraburiye ubuzima. Gusa amakuru avuga ko ahubwo ibi bitero byagabwe hagamije abayobozi bari bari muri ibyo bice, nyuma y'uko inyubako yari imaze iminsi ikuramo inyeshyamba za FC23. Gusa M23 yarekaramye ivuga ko ibitero n'ubundi ari bya bitero bikomeje kwibasira abaturage ndetse no gusenya ibikorwa remezo, kugeza ubwo ivuga iti twebwe ko dufite defense tutabarizwa muri bino bice. Ati kubera iki batarashe kuri defense, icyo nacyo kikaba ikindi kibazo. Ariko bikavuga ko nubwo bihishwa hari zimwe muri defense za FC23 bishoboka ko zaba zaringijwe, kuko ntabwo byumvikana ukuntu hashobora kugera ku rwego rwo kurasa abayobozi bari muri tuno duce, mu by'ukuri defense zikiri aho ngaho. Ibyo byose rero ngiye kuba nabikomozaho. Ingabo z'Abafaransa muri Repubulika Demokarasi ya Congo bavuze yuko badakorana n'inyeshyamba, ndetse buri mwari wese urimo kubivuga rwose ati ntago ibyo byigeze bibaho, ati twebwe ntago dukorana n'inyeshyamba, ati neva ntago bishoboka. Ubwo ni Ubufaransa. Monisco ndetse James Wane uyoboye ubutumwa afatanyije n'uwo bita perezida wa Angola João Emmanuel Conclave Lourenço, kuri ubu bari mu biganiro bikomeye cyane bigamije gushaka igisubizo cy'amakimbirane n'ibibazo bikomeje kumvikana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bityo rero turazana byo kubikomozaho n'andi makuru agiye atandukanye y'ibikomeje kugenda bitangazwa. Nayo mpamvu rero nkusaba gukanda subscribe cyangwa se sabone, ndetse kandi none kuri inshuro like ndashaka ko zongera kuba mu by'ukuri zaba nyinshi. Mukande like, mutange ibitekerezo ndetse n'inyunganizi. Niba ngombwa ufite amakuru ushaka gusangiza abandi, nyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp, reba munsi y'umutwe w'inkuru uraza kubona link twagupiningiyemo, ndetse biraza gukunda kwandika rwose ushyiremo igitekerezo cyawe cyangwa se ushyiremo amakuru nawe waba ufite. Ndavuga mu by'ukuri video, ntabwo mvuga link, ndavuga video mwaba mufite mu by'ukuri mwakuye ahandi, cyangwa se amakuru waba wakiye, kuko natwe turagenda dusharinga ayo twabashije kuba twabona. Rero reka nkwinjize mu makuru muri operation ikomeye cyane, na makuru yutirwa cyane y'ingenzi. Biravuga ko kuri uyu wa 16 kuri wa kabiri hamaze kumvikana amasasu menshi cyane hafi na Rubaya. Bikavuga ko ari imirwano yahuje FC23 ndetse na FARDC na Wazalendo ndetse na coalition muri rusange igizwe n'ingabo z'u Burundi hamwe n'abasirikare baturuka mu bihugu bya Amerika y'Amajyepfo. Bikaba birimo gutangazwa yuko ibi bibayeho nyuma y'uko FC23 yagerageje kugaba ibitero ndetse no kumenya ubushobozi igisirikare cya leta ya Congo gifite kiri mu nkengero ya Rubaya. Ariko bikavugwa kandi bikanemezwa yuko zino nyeshyamba za FC23 mu by'ukuri misiyo yabo yari bajyanye bayibonye kubera ko abasirikare nyine babonye imbaraga bafite, babonye ubushobozi bafite, kuko biravuga ko aba basirikare ba FC23 barasiwe hano muri tuno duce, ndetse na bimwe mu bikoresho bari bafite barabyamburwa. Hari kandi n'izindi element, iyo tuvuze element tuba tuvuze ibikoresho nyine biba byagiye bifatirwa kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikomeje kwamburwa inyeshyamba za FC23. Muri Kivu y'Amajyepfo nuko bimeze, no muri Kivu y'Amajyaruguru naho bikaba uko. Warikare naho mwibuke ko imirwano ikomeje kumvikana muri tuno duce. Muri teritwari ya Warikare naho rwose ntabwo higeze hasiba, mu by'ukuri naho imirwano irimo yumvikana. Gusa turigarukira nyine hano muri kano gace ko muri Masisi. Ibi bikoresho rero bikaba byambuwe itsinda ry'inyeshyamba za AFC M23, ariko ntago babyambuye gutyo gusa, ntago byibwe, ahubwo babyambuwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane yacakiranyije iri tsinda. Mu by'ukuri iri tsinda rwose ry'inyeshyamba n'uruhande rwa leta muri utwo duce, nk'uko ntabwo aramenyekana rero imibare y'ababa baguye cyangwa se batakarije ubuzima muri ibyo bitero. Gusa hakomeje kugerageza kubaho gukora
ikusanyamakuru kugira ngo hamenyekane ni bangahe baburiye ubuzima muri ibyo bitero. Nyuma y'uko bimeze gutyo, andi makuru y'ingenzi yagiye atangwa n'abaturage babashije kubasha gukominikana cyangwa se kohereza amakuru akabasha kuhagera, ariko ngo bigoranye cyane. Iyo umuntu yongera ati bigoranye cyane, kandi koko ngo niko bimeze. Kano gace ka Rubaya gakomeje kuba ikibazo muri teritwari ya Masisi, gakomeje kuvugisha benshi kugeza no kuri twebwe, ariko ntabwo ari uko ari impamvu zo kuba dushaka kukavuga gutyo gusa byoroshye cyangwa se bira mupango biri aho ngaho, ahubwo ni ukubera ko ni ukubera ibirimo kuberamo cyangwa se ni ukubera ibirimo kujya mbere muri kano gace nk'uko birimo kurushaho gutangazwa cyangwa se byakomeje kugenda nyine bigarukwaho. Amakuru arahamya neza ko nubwo bitazwi neza icyaba cyabiteye, niba ari sisiteme yashyizwe ahangaha muri tuno duce, niba se ari inzira zijyana itumanaho zangijwe nk'iminara cyangwa se fibre optique, biravuga ko mu by'ukuri ibijyanye na internet ndetse no guhamagarana muri kano gace ka Rubaya, muri kano gace rwose ndetse n'ibice bihegereye byanze byazambye, bigatangazwa neza cyangwa se bigavugwa yuko mu bigaragara nta kindi kintu kirimo kubitera cyangwa se ari ingaruka z'ibyaba byakorewe hano muri kano gace nk'uko byaba birushaho kugenda bitangazwa cyangwa se bigarukwaho. Bivuze ngo byanze bikunze FARDC yaba hari ikintu yakoze ku itumanaho rya kano gace. Si n'ubwa mbere bikozwe, kubera yuko ni zimwe muri systeme zagiye zifashishwa ku mirongo mbere ku rugamba, kuba mu by'ukuri wacu umwanzi wawe intege, icyitwa communication we na mugenzi we ubihagaritse ku buryo adashobora kwaka ubufasha, ku buryo abashaka gutanga ubufasha badashobora, ndetse n'abendaga wenda kuza muri ibyo bice biza kugorana cyangwa se gutabaza. Ibi rero nibyo birimo kuba muri Rubaya ndetse no mu duce tuhakikije. Ubwo urumva ko biraza kuba rero byabaye ikibazo gikomeye cyane nibiramuka bidakemuwe, kubera ko biragira ingaruka nanone ku baturage cyangwa se biri kugera ku baturage batuye muri bino bice. Ntabwo bari kubasha gukominikana na bagenzi babo ngo batangarize uko bimeze. Ruvungi biravugwa ko amasasu yongeye kumvikana. Hibu Special Force yakoze ishyano kuri AFC 23 Kaziba ndetse na Nyangezi nk'uko birimo gutangazwa. Ni kuri wa muhanda Route Nationale 5, kugira ngo hano murahaze kabisa. Route Nationale 5 niho ibyo byakomeje kugenda bibera, aho ari muri rwa rugendo kandi n'ubundi nk'ibisanzwe igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo bigarure tuno duce, nk'uko amakuru aturuka muri iyo myanya arushaho kugenda abitangaza cyangwa se abigarukaho. Kugeza kuri izi saha rero, icyo ugomba kuba wamenya cyangwa se icyo ugomba kuba wasobanukirwa, ibintu byongeye kurushaho gukara cyangwa se byongeye kurushaho gufata indi ntera, byongeye no kujya ku rundi rwego muri Rubaya. Bisatira rero indi mirwano ikomeye cyane irimo irumvikana mu duce tugiye dutandukanye hagati aho ngaho, nk'uko amakuru atandukanye akomeza kugenda atugeraho cyangwa se inkuru zibiri kubera muri kano gace zikomeje kugenda nyine zibigaragaza ku bikomeje kugenda bijya mbere. Intasi z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC buriya ngo ziri muri Rubaya hose, yewe na Wazalendo, aho ngo barimo gukurikirana bijyanye n'inyeshyamba za AFC 23 kugira ngo habaye kwitegura kugaba ibitero. Amakuru rero utazi kugeza kuri ubu ngubu muri tuno duce nuko ramforo cyangwa se abasirikare bari baje muri bino bice baje gufasha AFC 23. Hari abaturutse Kamusayo, hari abaturutse mu mujyi wa Goma, n'abasirikare bageraga hafi mu bihumbi 4 babonye FARDC ikoze reprise strategique, hanyuma barangije basubira inyuma baragenda, kubera ko hari bimwe mu bice bari bavuyemo kandi byari ngombwa ko bagombaga kubisubiramo. Nkeka ko reprise strategique ahangaha rwose noneho ni reprise strategique yatanze amanota kuri FARDC, wagira ngo mu by'ukuri ibi bari babizi neza, kubera ko ibice bagombaga no kugeramo biberamo imirwano, kubera abasirikare bake bari basigaye baje rwose babifata mu buryo bworoshye cyane cyangwa se
babifata hatabayeho imvune nyinshi cyane nk'uko amakuru arushaho kugenda abitugaragariza. Ntabwo byabasabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bigarure iyo myanya nk'uko birushaho kugenda bitugeraho, ahubwo baje rwose bameze nk'abarimo basiga isheke, mu buryo bugaragarira buri umwe uwo ari we wese. M23 hano mu by'ukuri igowe no kuba iri buze kubasha kwirindira umutekano muri Rubaya. FARDC nayo ntabwo bahise binjira gutyo birampangu muri kano gace, ahubwo byabasabye kubanza gutegura ndetse uburyo bukomeye cyane bwo kwinjira, kubera yuko buriya ushobora kuba wakwishimira ko ubona umwanzi wawe mu by'ukuri urimo kumutsinda byoroshye. Igice ngiki nka Rubaya rwose ukaba wafata umwanzuro wo kuhinjira ugasanga uhuye n'ibibazo cyangwa se uhuye n'uruva gusenya ugasanga yagutegeyemo. Ibi rero nibyo byatumye cyangwa se nibyo byakomeje kugaragaza neza ko FARDC ari igisirikare kiri professional. Bageze hano nabo bamaze gukaba tuno duce barafunga rwose, ku buryo ki bavuga batereka tuwe dufungiye ahangaha ubundi dukora icyo bita ubutasi burimo gukorwa hariya muri biriya bice, nk'uko birushaho kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bivugwa. Ubu tuvugana andi makuru y'ingenzi, ahantu bita Rugumba hafi ya rwose kuri Tanganyika haje kugwa indege. Ni indege rero abenshi bavuze ko ngo ari Sukhoi, ariko ndagira nkubwire ko iyi ndege nta nubwo ari Sukhoi. Indege yaguye muri kara gace ntabwo ari Sukhoi, ni indege isanzwe. Bivuga ko rero iyi ndege ngo yagize ikibazo cy'ubushyuhe bukabije, biza gutuma nyine ihanuka, ariko ntabwo iyi ndege yarashwe, kubera ko ngira ngo abantu mwabashije guca iryera video twashyize nawe muri groupe ya WhatsApp ya Songa Mbere, abantu mwabashije guca iryera video rwose y'ino ndege, mwabonye ko iyi ndege nta kibazo na kimwe ifite. Ubwo yari iri hano byagaragaye hano mu biguze cyangwa se navuga nyine aho yari yaguye, iyi ndege byagaragaraga neza yuko itigeze iraswaho cyangwa se ibivugwa ko yaba yararashweho bihabanye n'ukuri kw'ibihari. Indege rero ntabwo yigeze iraswa nk'uko byavuzwe mu by'ukuri na Twirwaneho, binavugwa na M23. Benshi bavuga bati ni indege rwose yaje kuraswa, ariko ibi byo ntabwo ari byo. Icya mbere si indege y'intambara, icya kabiri ntabwo yigeze iraswaho, ikindi yaguye hasi kubera yagize ubushyuhe bwinshi, biza gutuma rero mu by'ukuri ihanuka by'igitaraganya. Ubonye ko umupilote rwose yahise ayishyira ahantu hari amazi kugira ngo itaza kugira ikibazo cyo gufatwa n'inkongi y'umuriro. Bivuga ko ari ibibazo tekinike byatumye kino kibazo kibaho, nk'uko aya makuru arimo kurushaho kugenda bigaragaza cyangwa se akomeje kugenda bitangaza. Ubwo rero bihabanye n'ibyavugwaga ngo hari indege yaba yahanuwe cyangwa se yaba yashyizwe hanze. Ubwo ngira ngo cyangwa se nizere yuko abashaka kumenya ukuri kubyihishe inyuma y'iyo ndege yakomeje kugenda ivugwa, yakomeje kugenda yamamazwa, mu bimenye cyangwa se mubashije kuba mwabyumva neza mukamenya byose uko byifashe n'abantu mwe muri utwo duce tugiye dutandukanye. Ni amakuru aba akomeje kugenda atugeraho ahantu bita muri Bwito, muri shoferi ya Bwito, hano n'ahandi. Iyo tuvuze muri shoferi ya Bwito jya wumva neza ko ari muri teritwari ya Rucuru. Biravuga ko kano gace kongeye kwadukamo imirwano. Mu by'ukuri ngo aka gace kavuzwemo imirwano ndetse n'ibitero bikomeye cyane, nk'uko birimo kugenda bitangazwa, ariko ntabwo haramenyekana byinshi nyuma y'amakuru. Gusa biravugwa ko ngo hagaragaye drone ni muri shoferi ya Bwito. Bishoboka ko ibi bice nabyo bishobora kuba bigiye kuba byavugwamo imirwano noneho mwuka byaramwe.
reka nkubwire yuko rero mbere ko twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, Masisi hari kuvugwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, birimo gukorerwa abaturage batuye cyangwa se bakorera ubuzima bwabo bwa buri munsi hano muri kano gace, kandi bikaba ibintu bitigeze byishimirwa habe na gato. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru, umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere, Conscience Féminine pour la droit et le développement, watangaje impungenge zawo ku bwiyongere bw'ibikorwa by'ishimutwa n'iyicwa ry'abasivile birimo bivugwa muri Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango rwose ugaragaza ko ufite impungenge nyinshi ku birimo bivugwa, kurimo bibera muri kano gace. Mu itangazo bashyize ahagaragara tariki 12 Kamena 2026, uyu muryango uvuga ko nibura abantu bagera ku 10 bakomeje kubirirwa irengero nyuma yo gufatwa mu minsi 10 ishize n'abavugwaho kuba ari abayobozi cyangwa se abarwanyi b'imitwe ya FCM 23, abakozi ba Médecins Sans Frontières cyangwa se abaganga batagira umupaka ngo baburiwe irengero. ASFDD ivuga ko mu bantu bakomeje gushakishwa harimo bo bita Jerome Maheshi na Rodrigue Bukanga, bombi bakaba ari abakozi b'ikigo cy'ubuvuzi cy'abagira neza Médecins Sans Frontières Belgique. Abo bakozi bivugwa ko bashimuswe muri Kamena 2026, no kuvuga muri uko kwezi kwa gatandatu, bashimutirwa muri Masisi aho ibikorwa by'umutekano muke bikomeje gufata indi ntera. Uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko ukurikiranira hafi uko umutekano uhagaze muri ako karere gakomeje kwibasirwa n'imirwano n'ibikorwa by'amatsinda yitwaje intwaro. Haravugwa yicwa ry'abasivile 8 muri Bukombo. Mu bindi bikuye muri iryo tangazo ry'uyu muryango utegamiye kuri leta, wavuze ko ngo abasivile 8 bishwe mu ijoro ryo ku itariki 9 Kamena 2026 mu gace bita Bukombo kari muri sekteri ya Oso Banyungu. Uyu muryango ushinja abarwanyi ba M23 kuba inyuma y'ubwo bwicanyi, ukavuga ko kugeza igihe watangarizaga ayo makuru imibiri y'abo bantu yari itarashyingurwa. Umuhuzabikorwa wa SFDD Nadia Nyamushia yavuze ko ibikorwa bidakwiye gufatwa nk'ibyabaye rimwe gusa, ahubwo ko byiyongereye ku bindi byaha byagiye bivugwa muri ako karere ka Masisi mu minsi ishize. Yagaragaje ko no muri Werurwe 2026, no kuvuga mu kwezi kwa gatatu, hari abandi bakozi b'imiryango itanga ubutabazi bashimuswe ku muhanda Mweso Kashuga. Ibintu byateye impungenge ku mutekano w'abasivile n'abakora ibikorwa by'ubutabazi, impungenge zirushaho kwiyongera. Harasabwa kubahirizwa amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. SFDD yasabye impande zose zifitanye amakimbirane muri aka karere kubahiriza uburenganzira bw'abaturage ndetse no gukurikiza amahame agenga amategeko mpuzamahanga y'intambara n'ubutabazi bw'ikiremwamuntu. Uyu muryango kandi wahamagariye ubuyobozi bwa leta ya Kongo, imiryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa mu bikorwa by'ubutabazi kugira uruhare mu gushakisha ukuri ku bantu baburiwe irengero ndetse no ku bwicanyi bwavuzwe muri Masisi. Amakuru aracyategereje kwemezwa, nubwo CFDD yashyize ahagaragara aya makuru. Kugeza ubu nta nemezwa ku mugaragaro n'inzego zibifitiye ububasha, bityo amakuru ajyanye n'ababuriwe irengero ndetse n'abishwe aracyakurikiranwa mu gihe hategerejwe ibisobanuro birambuye bitangwa n'ubuyobozi n'izindi nzego zibishinzwe kugira ngo nyine hamenyekane byinshi mu by'ukuri biri hano kuri kino kibazo gikomeje kuba muri teritwari ya Masisi. Ibikorwa by'ihohoterwa rero uyu muryango wavuze ko ngo byakozwe n'inyeshyamba za FCM 23, wumva ko ari igikorwa kigayitse cyane. So hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero hakomeje kugenda havugwa inkuru ku ngabo z'Ubufaransa byagiye bivugwaho cyane cyangwa se bigarukwaho kuri ubu rero ibi ngibi byongeye kugira byinshi bitangazwa kuri ino ngingo nk'uko bikomeza kugenda bivugwa.
Ambasade y'Ubufaransa yagize icyo itangaza kuri kino kibazo kiri kuvugwa ku ngabo z'Ubufaransa. Gusa icyo ugomba ko wamenya nuko ambasade y'Ubufaransa yahakanye yivuye inyuma, ivuga ko nta ngabo yigeze igira zishyigikiye ibikorwa by'inyeshyamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ambasade y'Ubufaransa mu itangazo yashyize ku rubuga X kuri wa mbere, ambasade y'Ubufaransa yavuze ko aya makuru nta shingiro afite, ishimangira ko nta ngabo z'Abafaransa ziri muri ibyo bice cyangwa ahandi hose mu burasirazuba bwa Kongo. Ati nta ngabo z'Ubufaransa zoherejwe muri Rubaya, Fizi cyangwa Mikenke ndetse n'ahandi mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba ayo mafoto n'izo nkuru bikomeza gusakazwa inshuro nyinshi ntibituma biba ukuri nk'uko ambasade y'Ubufaransa rero yabitangaje. Iyi ambasade yavuze ko Ubufaransa bukomeje gukurikiza umurongo wabwo usanzwe kandi usobanutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Paris yongeye gushimangira ko ishyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ikanasaba ko ingabo z'u Rwanda zishinjwa kuba ku butaka bwa Kongo zavanwayo. Abadiplomate b'Ubufaransa bagaragaje ko uyu mwanya umaze igihe uzwi kandi ko wakomeje gusubirwamo inshuro nyinshi n'abayobozi bakuru b'icyo gihugu. Ku bijyanye n'amakuru amwe n'amwe akomeje gukwirakwizwa agaruka ku byo Ubufaransa bwaba butekereza cyangwa se buvuga ku bibazo bya politike by'imbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ambasade yavuze ko aya makuru adafite ishingiro kandi atagaragaza imyanzuro cyangwa se amagambo yigeze atangazwa ku mugaragaro n'inzego z'Ubufaransa. Iri tangazo rije mu gihe hakomeje gukwirakwira imbuga nkoranyambaga amafoto n'amashusho bamwe bavuga ko agaragaza abasirikare b'Abafaransa bari mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu Ubufaransa bwavuze ko ari ibihuha bidafite gihamya, bidakwiye kwizerwa, bidakwiye kwiringirwa, bigamije gusiga Ubufaransa icyasha, ndetse bikavuga ko ngo nta basirikare Ubufaransa bufite hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo ngibyo rero nibyo Ubufaransa bwemeje, buravuga buti twebwe ntabo dufite, nimubabona muzabarase.